uyu munsi igihugu cya Syria kimaze imyaka irenga 13 mu ntambara. Intambara yatangijwe n'inyeshyamba zashakaga guhirika ubutegetsi bwa Perezida Bashar al-Assad ubumaranye imyaka 24 yose kubera ko yabugiyeho mu mwaka wa 2000. Uyu Bashar al-Assad ubutegetsi bwe yaburwanyeho bikomeye cyane ndetse anatabaza Uburusiya bwa Vladimir Putin ngo bumufashe agumane impano n'umurage yahawe na se Hafez al-Assad, kubera ko nyine Bashar al-Assad yabaye president asimbuye se igihe yari amaze gupfa. Abanyasiriya bafashe icyemezo cyo gufata ubutegetsi bwari bufitwe na Muzehe Hafez babuha umuhungu we Bashar al-Assad. Vladimir Vladimirovich Putin nawe muri serivisi ikomeye akoresheje inshuti ye yaje no guhinduka umwanzi we vuba Yevgeny Prigozhin n'umutwe w'abacanshuro wa Wagner yarinze ubutegetsi bwa Bashar al-Assad ku kiguzi kitigeze kiba gito, ku buryo Assad atajya abona amagambo ashimiramo Perezida Vladimir Putin. Gusa nanone uko bimeze kose n'ubundi birasa naho ubu butegetsi Perezida Bashar al-Assad afite ari impano yizanye, kuko Bashar ubundi ntabwo ari we wari waratoranijwe kuzasimbura se, ahubwo Perezida yari kuzaba mukuru we Bashar al-Assad. Ariko uyu yaje kwicwa n'impanuka bituma ikarita ihindukira yerekeza kwa Bashar al-Assad. Bashar iby'ubutegetsi ntabwo yari abirimo rwose, yari yarahisemo gukurikira ibijyanye n'ubuganga ndetse rwose bya politike ntabwo byamurebaga. Inzira rero byaciyemo kugira ngo Bashar al-Assad abe perezida wa Syria uzagira ubutegetsi bwarwanyweho na Perezida Vladimir Putin niyo tugiye kuvugaho. Itegeko nshinga igihugu cya Syria kigenderaho nk'uko ryavuguruwe mu mwaka wa 2012 mu ngingo yaryo ya 86 harimo ko perezida wa repubulika atorwa n'abaturage mu matora y'ako kanya nta zindi nzira bisabye. Nyuma ugize amajwi menshi muri ayo matora ni uba perezida wa repubulika ya Syria muri manda y'imyaka 7. Kandi iri tegeko nshinga ry'igihugu cya Syria risobanura ko perezida ashobora kongera gutorerwa indi manda inshuro imwe, ni ukuvuga ko ashobora kwiyamamariza indi manda imwe yonyine. Iri tegeko ni ukuriteye kuva mu mwaka wa 2012, gusa nubwo ryavuguruwe mu 2012 na mbere yaho ryavuguruwe inshuro utabara kugira ngo rifashe umuryango w'aba Assad kuguma ku butegetsi, kubera ko kugira ngo Assad agere ku butegetsi ndetse n'abugumane iri tegeko nshinga ryahinduwe kenshi. Bigendeye kuri iri tegeko nshinga, Perezida Bashar al-Assad ategetse Syria imyaka 24 yose kugeza uyu munsi, ndetse ubu bari muri manda y'imyaka 7 yatorewe mu mwaka wa 2021 izamugeza mu mwaka wa 2028. Ubwo azaba amaze imyaka 28 ategeka Syria. Ibi biramenyerewe, ariko noneho reka dusubire mu myaka 24 ishize ubwo Bashar al-Assad yageraga ku butegetsi ku nshuro ye ya mbere, hari nyuma gato y'urupfu rwa se Hafez al-Assad. Bashar al-Assad yavutse mu 1965. Yari afite imyaka 34 isatira 35 igihe yabaga perezida mu mwaka wa 2000. Nk'uko twabivuze mu kanya, yavukaga mu muryango wa Hafez al-Assad wari perezida wa Syria. Uyu Hafez nawe ubutegetsi yari yarawugezeho mu 1971 amaze gukora kudeta ya gisirikare itaraguyemo abantu benshi. Hafez amaze kugera ku butegetsi yayoboye Syria uko abyumva, ndetse mu matwara y'umwarabu ukomeye nkawe birazwi neza ko yahanganye n'abayahudi mu buryo bukomeye cyane, ku buryo ntacyo atakoze ngo asenye Israel, ariko biramunanira. Hafez al-Assad mu mitegekere ye yazamuye bene wabo bo mu bwoko bw'Abalawite maze bahinduka ubwoko bukomeye cyane mu gihugu kandi bufite byose, maze mu gisirikare no mu nzego za politike azanamo abantu be ku bwinshi, bituma agenzura igihugu mu buryo bw'ikene wabo, aheza abandi. Yubaka ubutegetsi bukomeye ariko bushingiye ku muryango w'Aba-Assad ndetse n'ubwoko bwe bwa Alawite. Nyuma y'igihe kinini Hafez al-Assad yararimo abibona ko arimo gusaza, atangira gutekereza uburyo ingoma ye itava mu muryango we, maze atangira gukora ibishoboka byose amenyereza umuhungu we w'imfura Bashar al-Assad kugira ngo azamusimbure. Uyu Bashar yatangiye guhinduka ishusho y'ubutegetsi bwa Syria, ndetse n'abaturage bose barabimenya, bamenya ko ari uzaba umusimbura wa se ku butegetsi
ndetse barabyakira. Byose byatangiye mu kwezi kwa 11 mu 1983 ubwo perezida Hafez al-Assad wari usanzwe arwara diyabete yagiraga uburwayi bukomeye bw'indwara z'umutima bituma ajya muri koma y'igihe kirekire. Icyo gihe murumuna we wari n'amahitamo ye ya mbere yo kuzamusimbura ku butegetsi witwa Rifat al-Assad yabibonyemo uburyo bwiza bwo kugera ku nzozi ze, inzozi yahoze arota zo kuzaba perezida wa Syria. Ashaka guhita akora kudeta ngo ahirike mukuru we Hafez aba ariwe wigumanira ubutegetsi, ariko biramunanira ahita ajya mu buhungiro kuko ntabwo yari kurokoka mukuru we. Icyo gihe rero muri uwo mwaka w'1983 Hafez al-Assad yahise bibona neza ko urupfu rushobora kumwiba isaha iyo ari yo yose. Nibwo yahise yemeza ko umuhungu we w'imfura ari uzamusimbura. Kuva icyo gihe Hafez n'umuhungu we Basel bahise batangira kugendana aho agiye hose. Mu myaka itangira ikinyacumi cy'1990 Hafez yatangiye kugaragaza noneho ko umuhungu we Basel agomba kuba perezida wa Syria nyuma ye. Kuko nk'ubwo ubwo Hafez al-Assad yatsindaga amatora yo mu mwaka w'1991 noneho yerekanye ko umuhungu we yaba umusimbura we mwiza ubwo yitaga Abu Bazil, bisobanuye papa wa Basel. Ibi byazamuye izina rya Basel cyane mu maso y'abanyasiriya, batangira kubona neza ko ari we musimbura wa se mwiza. Basel yari umuhanga cyane. Uyu musore yari umu-engineer mu bijyanye n'ubwubatsi ndetse yari afite impamyabushobozi y'ikirenga ya PhD mu bijyanye n'ubumenyi mu bya gisirikare, military science. Basel al-Assad yari umukoloneli mu ngabo za Syria, akaba umunyapolitiki ukomeye cyane wabitojwe na se kandi wabyumvaga neza cyane. Kuva icyo gihe yabaye ikimenya bose, noneho byanakwiyongeraho impano ye yo gutwara imodoka mu buryo budasanzwe, yahitaga ahinduka icyamamare gikomeye cyane mu banyasiriya. Basel al-Assad yari umuhanga cyane, yavugaga indimi z'Igifaransa, Ikirusiya ndetse n'Icyarabu, akabivuga neza cyane mu buryo busa naho ari kavukire, ku buryo iyo yabaga yambaye costume ye y'umukara ari iruhande rwa se Hafez al-Assad wabonaga rwose ari we musimbura wa se, kandi bikaba byiza cyane. Ise yaramwishimiraga bidasanzwe ndetse n'abaturage byari uko, ngo kubera ko yari afite igikundiro gitangaje ku buryo umubyeyi wese w'umunyasiriya yabaga afite icyifuzo cyo kuzabyara umwana umeze nka Basel al-Assad. Yari akunzwe bidasanzwe. Gusa ibi byose byari kuri Basel byo kuba umwana wa perezida, byo gukundwa na bose kubera ubuhanga bwe ndetse n'imishinga migari yo kuzasimbura se ku butegetsi, byabaye umuyonga mu kanya gato. Dore uko byagenze. Ku itariki ya 21 y'ukwezi kwa mbere mu 1994 Basel al-Assad wari usanzwe akunda gutwara imodoka yagize atya afata imodoka y'igitangaza ya Mercedes Benz ayishyira ku muvuduko w'ibirometero 240 ku isaha, maze yerekeza ku kibuga cy'indege cya Damascus International Airport, aho yashakaga guhita afata indege akajya mu biruhuko mu mujyi wa Frankfurt mu Budage. Yari agiye kunyerera ku rubura rw'Abadage. Uyu musore wigiriraga icyizere yarihutaga cyane. Mu nzira ku muvuduko nk'uwo ukomeye, Basel al-Assad yagonze bariyeri, nta n'umukandara yari yambaye, yisanga munsi y'umuhanda. Iyo mpanuka yahise imuhitana ako kanya. Basel al-Assad, shusho w'abanyasiriya, umusore w'igikundiro wari ugiye kuzaba umuntu ukomeye muri Syria, apfa atyo. Akimara gupfa, igikuba cyaracitse mu gihugu, guhera kuri se Hafez al-Assad, abavandimwe, umuryango ndetse n'abanyasiriya bose. Muzehe Basel yarabuze umwana wari ukiri muto, yari afite imyaka 32 y'amavuko. Gusa nanone nka perezida yarabuze umusimbura ukomeye cyane, umusimbura yateguye igihe kirekire mu nyungu zo kuzasiga ubutegetsi mu maboko y'umuryango w'aba Assad ndetse n'ubwoko bw'Abalawite. Gusa byihuse nta gutinda, perezida Hafez yaragiye gushaka ikindi gisubizo. Umusimbura we ntiyari kure, ngo kuko Bashar al-Assad wari murumuna wa Basel utaruzwi cyane ndetse rwose utarashishikariraga ibya politike, yaragiye kugirwa umusimbura wa mukuru we kugira ngo azasimbure se ku butegetsi.
Bashar al-Assad yari yaravutse mu 1965. Yari muto imyaka 3 nyuma ya Bashar. Yari umuntu utuje, ucecetse cyane rwose, utavuga menshi, utanakunda kugaragara. Uyu yari yarize ibijyanye no kuvura. Yari muganga. Yari na muganga usanzwe rwose uvura, nta n'ubumenyi buhambaye yari afite muri politike n'igisirikare nka mukuru we Bashar al-Assad. Bashar al-Assad yari yariyeguriye umurimo wo kuvura. Mukuru wapfa, Bashar yari i Londres mu Bwongereza. Yari yaragiye kuminuza mu bijyanye no kuvura amaso. Nibwo se Hafez al-Assad yahise afata icyemezo cyo gusimbuza Bashar murumuna we Bashar. Bashar yahise ahamagazwa agaruka i Damascus muri Syria byihuse cyane kugira ngo atangire izindi nshingano nshya zo kuzategurwa kuzavamo umugabo w'umuperezida uzasimbura se. Mu buryo butangaje, ibi byari bitunguranye kuri Bashar, kubera ko ibyo kuba perezida ntabwo byari byarigeze bimuza mu mutwe na rimwe. Usibye nawe ubwe no muri Syria nta wundi wabitekerezaga ko azasimbura se ku butegetsi. Mu mwaka wa 1994, Bashar al-Assad avuye i Londres mu Bwongereza, hahise hatangizwa umushinga mushya wo guhanagura Bashar al-Assad mu mitwe y'abanyasiriya, bagatangira kumva Bashar al-Assad. Iri zina kuryakira ntabwo byavunanye kuko Bashar na Bashar ni amazina ajya gusa, kandi yari na murumuna wa Bashar. Abaturage bagombaga kumwumva no kumumenya, bumvaga ko badatandukanye cyane. Gusa nanone icyari gikomeye kwari ukumuha ubushobozi bwo kuzaba umuyobozi ko kukwiye. Nibwo rero akigera muri Syria yahise yoherezwa mu kigo cya gisirikare cya Homs, ajya gukoraho imyitozo ya gisirikare no kwigishwa byose bijyanye n'igisirikare ndetse na politiki ya Syria ndetse na politiki yo ku rwego mpuzamahanga. Muri make yagiye muri icyo kigo kwiga uko baba perezida. Nyuma y'imyaka mike cyane, Bashar al-Assad ari mu kigo cya gisirikare yagarutse mu ruhame, ariko agaruka ari Bashar wahindutse mu bintu byose. Umusore wahoze ari umuntu usanzwe aganira nk'abandi bose, yagarutse yarabaye umusirikare ukomeye cyane kandi byuzuye, uvuga ijwi riremereye cyane, yitwara bidasanzwe, anahekenya amenyo. Yari yaramaze guhinduka umusirikare n'umunyapolitike wo ku rwego rwo hejuru. Iby'ikanzu n'ibikoresho bya docteur mu kuvura mu bitaro yari yaramaze kubifasha hasi. Agiye kwambara impuzankano za gisirikare, agacigatira imbunda, agashyira indi ku mukandara, yitegura kuzambara costume ngo umutegetsi. Ise Hafez al-Assad amaze kubona ko amaze kurema umuhungu uzaba perezida, noneho yatangiye gukora politike ze kugira ngo aharurire inzira umuhungu we zo kuzaba perezida nyine. Icyambere yahise akora nuko abasirikare bakuru bose bagaragaraga ko bazabangamira Bashar al-Assad cyangwa se batazamwumva bose, yabashyize mu kiruhuko cy'izabukuru. Hasigara abamwumva kandi biteguye gukora byose bagakorana n'umuhungu we. Ikindi, imyanya y'abo basirikare bakuru bari bamaze kwerekezwa mu kiruhuko cy'izabukuru yahawe abasore batoya bo mu bwoko bw'Abalawite, bari bakiri bato cyane kandi biteguye kuba abagaragu n'ibisonga byiza bya Bashar al-Assad uri warateguwe ngo azabe perezida. Mu 1998, Bashar al-Assad yahawe inshingano na se zo gukemura ibibazo bikomeye byari mu mibanire ya Syria na Liban kuva mu myaka y'1970. Muri izi affaire zijyanye na Liban, Bashar yabashije gutuma Liban itegekwa n'umuperezida wari mu matwara yo kumvikana na Syria. Ibyo kwinjira mu by'umubano wa Syria na Liban byatumye Bashar al-Assad abirindura wari vice perezida Abdul Karim Kadam, wagaragaraga nkaho yari umukandida ukomeye cyane ku mwanya wa perezida. Kubera ko uko Bashar al-Assad yitwaye muri iki kibazo byatumye agaragariza abanyasiriya ko afite ubushobozi muri politiki na diplomasi, ndetse binatuma abanyasiriya batagira ingano batangira kumwizera no kumubonamo ahazaza h'igihugu cyabo. Mu gisirikare yarazamuwe ku buryo mu kwezi kwa mbere mu 1999 yahawe ipeti rya koloneli mu ngabo z'igitangaza ndetse z'umwihariko zidasanzwe za Syria mu mutwe witwa Republican Guard. Mu myaka 5 yonyine umuvandimwe we mukuru Bashar apfuye, Bashar al-Assad yaramaze guhinduka bikomeye cyane.
yari amaze kuba umusirikare n'umunyapolitiki uri ku kigero cyo hejuru yiteguye kuba perezida. Igihe cyarashyize kiragera, maze ku itariki ya 10 y'ukwa gatandatu mu mwaka wa 2000 perezida Hafez al-Assad arapfa. Byihuse itegeko nshinga ryahise rihindurwa, maze imyaka y'amavuko umuntu agomba kuba afite ngo yemererwa kuba perezida iragabanwa, ivanwa kuri 40 igezwa kuri 34. Bashar al-Assad yari afite imyaka 35 y'amavuko. Byihuse bikimara gukorwa, hashize ukwezi kumwe ku itariki ya 10 y'ukwa karindwi mu 2000 habaye amatora. Bashar al-Assad aratsinda, agira amajwi 97.2% ahita aba perezida wa Syria gutyo. Kuva icyo gihe Bashar al-Assad yategetse Syria imyaka 11 mbere y'uko iki gihugu kigerwamo n'inkubiri z'impinduramatwara z'abaturage mu bihugu by'Abarabu ziswe Arab Spring. Muri izi nkubiri Assad yahuye n'imyivumbagatanyo ikomeye cyane y'abamurwanyaga, bamusabaga ko yakwegura, ndetse n'abandi bari bamushyigikiye bose bakegura. Muri Syria ibyiza impinduramatwara byanazanye intambara ikomeye cyane yahitanye ibihumbi by'abantu. Mu myaka 24 rero Bashar al-Assad amaze ku butegetsi yaranzwe n'ubundi no gutegeka Syria mu gisa naho ari agatsiko k'umuryango we k'Abalawite gafite ubutegetsi mu biganza, n'ikindi gifite agaciro cyose muri Syria kiri mu biganza byabo. Ibi ngibi ni imwe mu mpamvu zatumye abaturage bamwamagana, hanatangizwa intambara yo kumukura ku butegetsi nubwo batabishoboye. Kandi nanone ubutegetsi bwa Bashar al-Assad bwavuzwe mu gufatanya na Hezbollah ndetse no guhangana na Israel. Gusa nanone mu myaka irenga 10 yose Bashar al-Assad yahanganye n'abashaka kumukura ku butegetsi yataza kugira ingabo z'Uburusiya bwa Vladimir Putin. Assad yaragiye kubutakaza habura gato. Nawe ntajya abona amagambo ashimiramo Putin wamurwanyaho mu gihe ibihugu byo mu burengerazuba bw'isi byari byamukuyeho amaboko bifasha abashaka kumuhirika. Ku buryo ubu ngubu muri ibyo bihugu Bashar al-Assad ntabwo yakwiyumya hakandagira, kubera ko ashinjwa ibyaha by'intambara mu buryo bukomeye cyane. Ariko nubwo hari abashatse kumuhirika byarabananiye, kuko n'ubu ngubu aracyari Damascus ku murwa mukuru, araganje rwose, akomeje gutegeka Syria yarazwe na se. Ndetse hari n'ababona ko kandi na nyuma yo mu mwaka wa 2028 azakomeza kuyobora mpaka umuhungu we w'imfura wavutse mu mwaka wa 2001 akamwitirira sekuru Hafez wari umaze gupfa. Uyu rwose ngashobora kuzamufasha ubutegetsi kugera agize imyaka n'ubushobozi bwo kubasha kuba perezida nawe akamusimbura. Guhagararwaho kwa perezida Bashar al-Assad na perezida Vladimir Putin kandi bigaragaza uguhangana gukomeye k'Uburusiya n'ibihugu byo mu burengerazuba bw'isi birangajwe imbere na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Kuko perezida Vladimir Putin yavuze ko ibihugu byo mu burengerazuba bw'isi byishe perezida wa Libya Colonel Muammar Gaddafi, ko atareka byongera guhirika undi mutegetsi wo mu bihugu by'Abarabu nk'uko byabaye mu 2011 kuri Gaddafi. Ubu butegetsi bwa Bashar al-Assad usibye kugaragaza uburyo bw'igitangaza bwo gukora politike ku by'ubutegetsi buguma mu bantu bamwe, bunagaragaza uguhangana gukomeye hagati y'ibihugu by'ibihangange bigahanganira mu kindi gihugu, ariko buri cyose muri ibyo bihangange gifite intego yo kugaragaza ibizigira byacyo no kwerekana ko ari cyo gifite ubushobozi bwo kuyobora isi. Mwakoze kutwumva.